nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu ni wo muryango ugana Imana nyir'ubuzima, ariko kugira ngo uwo muryango ukinguke hagomba ijwi ry'Imana. Mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana, mu Kinyarwanda gupfa ni ukwitaba Imana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Nta rupfu rwiza rubaho, yaba jenoside cyangwa intambara, uwishwe n'abihorera, uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara. Abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira, abo bavandimwe aho bicaye baradusabira. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Jenoside yangize imfubyi, ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutizwe jenoside. Abo bavandimwe nabo ni abantu ndabasabira, abo bavandimwe nabo ni abantu ndabakomeza, abo bavandimwe nabo ni abantu ndabazirikana. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko
bwanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi, si n'ibyo mvana mu bintu, ahubwo mfite ishema ry'umuntu. Ndi umunyarwanda, ikibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, ikibanzirizwa na ndi umuntu. Ndi umunyarwanda, ikibanzirizwa na ndi umuntu. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye Yesu Kristu. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze, bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. Urwo rukundo nicyo cyanga cy'ubuzima bwanjye. Urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo. Urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. Amen. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Haleluya, amen, haleluya. Nyagasani Yezu Kristu, wewe waremye ubuzima bwo kuri iyi si, ukarema n'ubuzima buzahoraho iteka kuri mwene muntu. Tugutuye ikiremwa muntu iyo kiva cyose, aho kiri ku isi hose,
kugira ngo twese dushyiremo umutima wo kurekura iyi si, wo kuyibamo tutayinamyemo, wo kuyibamo tutayizirikaho, wo kuyibamo tuzi ko ari intizanyo, wo kuyibamo dusangira byose na bose, wo kuyibamo tuba abantu kurenza ibindi byose twiyitirira. Ndakwinginze kugira ngo uduhe gushyira imbere ubumuntu, uduhe gushyira imbere ubukristo, ni nabwo umuntu kuri jye ni kimwe, kuko ubukristo butwigisha gukunda mugenzi wacu nk'uko natwe ubwacu twikunda. Uduhe rero kumenya iryo tegeko risumba ayandi yose, turibemo twaba tubatije tutabatije, twaba twitwa abayisilamu cyangwa abakristo, twaba abirita ko twemeranya bingi n'ibindi byose, ariko ibyo dukora ibyo ari byo byose dushyire ubumuntu imbere. Nta mupagane nimwe nigeze mbona utazi yuko kubabaza mugenzi wawe ari icyaha, kabone n'ubwo ataba yarabyize mu madini. Umuntu iyo afite ubumuntu, icyo nicyo cy'ingenzi kiruta ibindi byose bikuririraho. Ari ukwitwa nyine umukristo, kwitwa umunyarwanda, umunyamerika, umunyaziya, wa activities, ariko nyagasani turakwinginze kugira ngo uwitwa ikiremwa muntu wese umuhe gukurikiza izi nyigisho za Mutagatifu Kizito Mihigo, tuba abantu tugira ubumuntu mbere y'ibindi byose. Hanyuma ubukristo rero butwuzurize inshingano waduhaye, kandi budukingure n'ijuru ryo kugira ngo tuzaze tubane nawe iteka mu buzima buhoraho iteka. Ku bwa Yezu Kristo umwami wacu turabigusabye, amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ngwino Roho Mutagatifu usanganye imitima y'abakwemera bakunde, ohereza Roho wawe byose bibe bishya ndetse guhinduka. Dusabe Imana wamenyesha abakwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe kunibitunganye no kunogerwa nawe iteka. Ku bwa Yezu Kristo umwami wacu, amen. Bakristo bavandimwe ndabasuhuza. Mama Christina muri kumwe nanone kuri uyu mugoroba, dukomeza mu gitabo cya Mutagatifu Kizito Mihigo muri tumenye tuzirikane. Mutagatifu Kizito Mihigo mu gitabo yanditse cyitwa duhoberane n'ubumwe n'ubwiyunge kugira ngo tubeho mu mahoro kandi tuzapfire mu byishimo bya Nyagasani. Bakristo bavandimwe rero, uyu munsi urakomeye cyane, kuri chapter tugezeho irakomeye cyane. Impamvu mvuga ko ikomeye nuko iyi chapitre tugezeho niyo irimo ubutumwa nyamukuru Mutagatifu Kizito Mihigo yatuzaniye, ubutumwa nyamukuru buvuga butomoye ikintu yifuzaga kugeza ku banyarwanda twese muri ubwo bumwe n'ubwiyunge. Ngira ngo murabona ko nambaye umupira we KMP ni umupira mwiza cyane ndawukunda. Aka gafoto kagiyeho yaririmbaga ndatekereza y'amayendirimbo ya ndirimbo ivuga pardon, kubabarira. Kizito Mihigo rero ibintu by'umwe n'ubwiyunge byo kubabarirana nicyo kintu yarashyize imbere mu buzima bwe. Uyu munsi rero tugeze kuri chapitre ya 30, niyo rero irimo ikubiyemo ubutumwa bukomeye yifuje kugeza ku banyarwanda. Ikindi kandi twatuzi neza ko ubwo butumwa nibwo yazize, nibwo bamuhoye, kubera ko ibyo yavugaga byabinyuranije na politike y'igihugu cy'u Rwanda aricyo cyamubyaye, ari nacyo cyatubyaye twese, kuko bo ibyo yashaka kuvuga ntabwo bashakaga ko abitomora binyuranije n'ibyabo. Yes, ahangaha rero ubutumwa bwe yavuze burajyana kuri ya ndirimbo yitwa igisobanuro cy'urupfu. Irya ndirimbo niyo yamukozeho, twese turabizi. Irya ndirimbo niyo ikubiyemo ubutumwa bwe bukomeye cyane batashakaga kumva, kandi ubwo butumwa nibwo tugomba gukomeza tubumbatiye, dusigasiye,
nka diyama, kurenza na diyama, kurenza ni n'andi mabuye y'agaciro yose. Ya mabuye y'agaciro yo nta n'agaciro afite imbere yacu. Amabuye y'agaciro afite agaciro imbere y'abagafiteho, ariko twebwe nk'abakristo, nk'abantu bemera, igifite agaciro ikintu gisumba zahabu, kigasumba diyama, kigasumba kobalite na zimwe zose batondora, on s'en fiche, on s'en fout. Izo diyama n'ibiki byose, ayo mabuye y'agaciro n'akazi kabo abayishinga bazagwa inyuma, bazasigarana nayo muri iyi si, muzi ko hambye mu gitaka, aho ngaho hari abayishinga bakayakurikira, niho bazaguma. Ariko twebwe nk'abana b'Imana, abana ba Kristo, dushingiye mu kwemera kwacu kugomba gukomera nk'urutare. Noneho ibyo by'isi twitandukanya nabo byo, ahubwo tukareba ko agaciro ari ukwemera kwacu. Niki twemera, niki Kristo atubwiriza, niki abatagatifu be bakoze hano ku isi, niki batubwiriza gukora, niki cyadutandukanya n'iyi si nubwo tuyirimo, twitwa ko turi abana b'isi. Nyine turi mu isi ariko ntituri abana bayo, ntituri abana b'isi, turi mu isi nk'abana b'Imana. Tuyitwaremo dute muri uru rugendo kugira ngo mu kurusoza kwarwo tuzabane na Yezu Kristo waducunguye ku musaraba. Reka rero mvuge na rya sengesho ubwe yivugiye igihe yari ahetse uyu musaraba ukomeye utamworoheye. Yarivugaga muri prison, dukunze kurizirikana cyane. Sindivuga kenshi kuko Serodete na Yvonne baba barivuze cyane. Yewe simbona umwanya waryo munini akenshi ngo ndivuge, kubera ko mu gufata utuntu twa record Serafone ntabwo indogoya igashyiraho agace gato nkumva ricitsemo kabiri ngahitamo kuryihorera. Ariko reka ndebe ko nagerageza uyu munsi ariryo mperaho kugira ngo mwumve ko n'ubwo butumwa bw'umusaraba yari ahetse yabukoreye isengesho yavugaga iteka ubwo gihe yari muri prison Imageragere. Yaravuze ati, muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye, uzi ibitekerezo byanjye, uzi ibyo nkeneye, ibishimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima, uzi byose. Uyu musaraba unshengura ibitugu, wowe uzi uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukuraho iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha ngo gushaka kw'Imana Data gukorwe munsi no mw'ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho no gushaka kwawe, kugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigisha n'umuhamya. Umurimo watangije muri nge ukomeze kugeza ku ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Bakristo bavandimwe rero, Mutagatifu Kizito Mihigo ubutumwa yari afite aribwo wa muntu yatatinya no kwemeza ko aribwo bwamuzanye ku isi, bwatumye avuka, ni ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Sinsubira muri histoire y'u Rwanda, mwese murayizi, n'iy'Abarundi byenda gusa. Abarundi ntacyo bivuga kuko ntacyo mbiziho urebye, ariko icyo nzi cyo nuko byenda gusa, ko natwe twenda gusa, turi abavandimwe, twigeze no kuba igihugu kimwe, ariko amateka yacu yihenda gusa. Ni ukuvuga ngo twese ibyo bihugu uko tubirimo byagiye bigira amacakubiri mu moko y'Abahutu n'Abatutsi cyane cyane, dufite n'abatwa bibagiranye, ariko ibyo bihugu byombi bikeneye ubumwe n'ubwiyunge muri population ibutuye. Bukeneye koko kuba abakristo nyabo, b'abantu bazi kubabarira, abantu batazika inzika n'inzigo, b'abantu nyine nk'uko Mutagatifu Kizito Mihigo atubwiriza ati, mubeho mu bumwe n'ubwiyunge, mwiyunge nyakuri, niho muzabana na Kristo, niho muzapfa mugatahuka nta kintu muri kwicuza. Igika cy'uyu munsi rero twatangiye chapitre 30 ariko uyu ubutumwa bwe bwose bukomeye. Ni nayo mpamvu natangije iriya ndirimbo y'igisobanuro cy'urupfu. Yararusobanuye, aruvuka rwemera, aruvuka rubona, aruvuka Roho Mutagatifu yabimusobanuriye, kandi koko nibyo ntibinanyuranyije
itegeko ya kiliziya gatolika yemeraga kandi yabatirijwemo. Ngira ngo nibimugira umutagatifu iyi ndirimbo nayo igomba kuzaba irimo, kuko ibingibi yavuze ni amahame akomeye ajyanye no kwemera kwacu, kandi nta wundi wabimubwirije rero umutagatifu, bigaragaza ko he was inspiré, il était inspiré par l'Esprit Saint, yari afite ibyumviro roho mutagatifu yamushyizemo, niyo mpamvu tumwita umutagatifu. Ubwo rero hano muri chapitre 30 aravuga kuri Victoire Ingabire Umuhoza. Ndakomeza nyine aho Serodete yari yabagereje, aravuga ati abenshi bakurenyekiranira hafi bemeza ko uyu mugore Victoire Ingabire Umuhoza nta gahunda y'ubugome yari afitanye na FDLR. Icyakora ijambo yavugiye ku rwibutso rwa jenoside i Kigali akimara kugera mu Rwanda ntiryashimishije na gato ubutegetsi bwa FPR, kandi igitangaje iri jambo rwose rirasa n'ubutumwa buri mu ndirimbo yanjye. Umutagatifu Kizito Mihigo bivuga ati mu ijambo yatanze ku itariki ya 16 Mutarama 2010 ubwo yasohokaga ku rwibutso ruri mu murenge wa Gisozi, Umuhoza yemeje ko mu Rwanda habaye jenoside y'abatutsi bo mu Rwanda, ariko kandi ko hari ubundi bwicanyi bwakorewe abahutu kandi kandi abakoze ubwo bwicanyi bakaba bagomba bose guhanwa n'ubutabera. Ubwiyunge ntibwashoboka mu gihe impande zose zitabonye ubutabera buboneye. Amen. Alleluia. Alleluia. Bakristo bavandimwe rero sinirwa mvuga birebire, ubutumwa Kizito Mihigo atwibwire ko ubutumwa yari afite bwo kubwira abantu mwiyunge mugire ubumwe nyabwo, ni nabyo Victoire Ingabire Umuhoza yaje akajya ku rwibutso rwa Gisozi akabyemeza, akavuga ati habaye jenoside y'abatutsi turabyemera, ariko kandi hari n'ubundi bwicanyi bwabaye ku bwoko bw'abahutu, kandi ababukoze bagombye gucibwa imanza no gukurikiranwa, none impande zombi zamara guhanwa abantu bagashobora kwiyunga nyabyo mu bantu. Ngewe nkongeraho nkavuga nti hejuru ubutumwa bwa Kizito Mihigo ko yavugaga ati muri iyi ndirimbo y'igisobanuro cy'urupfu muhitega amatwi ijambo kurindi. Iriya ni indirimbo y'umutagatifu, ntabwo ari indirimbo ibonetse yose, nta mubikira wayihimbye, nta mupadiri wayihimbye, nta papa wayihimbye, nta yahembwa n'umuntu Imana yamanuriyeho roho mutagatifu iti bivuge gutya, kuko muri iki gihe nibyo bikwiriye. Imana ikora igikwiriye mu gihe gikwiye kandi igakoresha abantu bakwiriye, yishyiriyeho yo ubwayo. Tujye twemera Imana, twubahe n'intumwa idutumyeho. Kizito Mihigo yararimbye ati jenoside yangiza imfubyi, ariko ntikanyibagize abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside. Ati kandi ndi umuntu igihora ibanzirizwa, ndi umunyarwanda ibanzirizwa na ndi umuntu. Ntiwaza gukanyisha ngo uri umunyarwanda, umunyamerika, umunyaziya, umunya-UK, whatever you say, niba uri umuntu utafite ubumuntu, go to the hell. Sorry. Niba utari umuntu, ndashaka kuvuga niba utari umuntu urangwa n'umuntu, jya mu ishyamba ubane n'inyamaswa. None se niba uri umuntu utagira umuntu uraba mu bantu, uritwa umuntu kubera iki? Niba uri umuntu utagira umuntu wikwirata iby'ubunyarwanda, ibyo ni accessoire, byo ni inyongera wazanaho n'ibindi byose ushaka kwiyita, ariko gira umuntu bwa mbere, gira umuntu. Ubumuntu bivuga urukundo, umuntu bivuga ko uza gusanga ushonje uzamenya icyo kurya, uza gusanga ufite inyota uzamenya ko afite inyota, nk'uko nawe ugira icyo kunywa. Uzapfusha uzamusura, uzarwara uzamugemurira, umurebe, umukozi. Ubwo nibwo twita ubumuntu, kuko iyo tubivuze nk'abana bato ntibamenye icyo dushatse kuvuga, tuti mujye mugira ubumuntu. Twebwe abanyafurika dufite ikintu cyitwa umuntu kivuga ko les Européens, les Américains n'abandi bose nabo bagira ubumuntu, sibyo? Biterwa n'uburere yahawe. Ariko umuntu dushaka kuvuga it's universal, nububa ku isi hose mu bantu, ariko cyane cyane le peuple africain
twebwe abanyafurika bwari dufite umuntu burambuye kuko mwibuke ko muri histoire de l'humanité l'Afrique c'est le berceau de l'humanité. Bivuga ko abantu ba mbere aribo abantu baje ku isi bwa mbere batuye Afurika mbere ko Burayi buturwa, mbere ko Amerika iturwa, mbere ko handi hose hatuye Afurika. Niyo mpamvu bakunze kutwita ko turi primitive biro ibyo. Donc abantu twakomeje icyo kintu cy'ubumuntu, nk'urugero nabaha rwerekana umuntu icyo bisobanura ku bana bato batabyumva. Urabona mbese umuntu yaragendaga mu Rwanda wagera aho bwije nturara ugenda iryo joro ryose, wabona urugo ugakomanga bakagukingura bati urinde, ukivuga batakuzi nta bakuzi, bakagukingurira bakagusasira bakagufata neza. Umushyitsi mu Kinyarwanda bavuga ati umushyitsi akoresha imbuto. Bivuga iki? Bivuga ko niba asanze wari umurya n'ibintu bidahwitse wowe uremera ya mbuto wari kuzatera ukayizana ukayiteka ukazimarira umushyitsi ukamufata neza ukamwoza ibirenge. Umuco wacu ujya kumera nk'Abayisiraheli, n'Abayisiraheli niko bakoraga. Iyo hagiraga bakozaga ibirenge bakagufata neza. Ubwo ni ubumuntu. Bivuga ko umuntu ntabwo umugira neza kuko umuzi. Umuntu ntumugira neza ko mufite icyo mupfana. Umuntu umugirira neza ko ari umuntu nkawe. Ukaba uzi ko niba afite inyota ukibuka ko iyo ufite nawe ukeneye icyo kunywa ukakimuha, niba ashonje ukamugaburira, niba naniwe ukamugusha neza. Ngubwo ubumuntu. Ntushobora gutinyuka kwica undi muntu ufite kandi nawe ufite ubumuntu. No, ntibishoboka. Rero ubumuntu nibwo Kizito atsindanye mwebwe muzana za porogaramu ba Muriki ngo bari kurira ngo porogaramu za ndi umunyarwanda. Who cares? Ntabwo Rwanda nariyo peple bawe yonyine. Who cares? Icyo ducaringa twebwe nuko uba umuntu. We don't care about your color, your nationality, your hair color, your skin color, your whatever. Ikintu ducaringa tureba nuko ufite umuntu nyabumuntu. Wa muzungu, ari abazungu b'amashitani, hari abazungu bafite umuntu. Natwe rero ntabwo tugomba kwiratana ubunyarwanda. Ubunyarwanda ni igikisi. Ubuse sindi hano sindi umunyarwandakazi nkaba n'umunyamerika. Nshobora guhitamo nguma burundu andi sinza nayibuke. Sibyo? Bivuga ko nationality wayibona aho ushaka hose. Ariko umuntu ni ikintu uhabwa n'Imana no mu burere wahawe n'ababyeyi bawe, ukagikorana ukagikomeraho. Na Kiliziya kandi zose amadini yaje atsindagira ubwo umuntu. Ubukristo ni umuntu biruzuzanya birajyana kandi nibyo bizatujyana mu bwami bw'ijuru. Icyo Kizito Mihigo yatsindagiraga akavuga ati mugire umuntu aho kwiratana ngo bura Abanyarwanda. Abanyarwanda se niyo people rutabana? No, we are not. Turi abantu basanzwe. U Rwanda ni agahugu gato kandi kanakennye. Abakristo bavandimwe nagarukaga mvuga nti twiratana umuntu dufite, twirate ko tuzi kugira neza, twirate ko tuzi kumenya ko umuntu nyine ari umuntu. Yewe n'inyamaswa tuzubahe. Ngira ngo mwagiye mubona abatagatifu benshi bakunda inyamaswa. Ba mutagatifu Nindera sinzi umutagatifu wakundaga inyamaswa cyane. Saint Martin de Porres, ntabwo nibuka wari we neza. Ariko nimba n'inyamaswa utagomba kwihohotera, none se umuntu mwene wanyura muhohotera kugira ngo bigende bite? Kuko tuzi kwimaniza natubaza uko twabanye n'abantu bacu Imana yaduhaye kubana nabo. Icyo kintu tukitwararikeho. Kizito Mihigo yavugaga ko nyine urupfu ntabwo ari cyo kibazo. Urupfu ntabwo ari cyo kibazo. Urupfu si rwo rugomba kuduhangayikisha ngo tubuze kubaho neza. Umwanya Imana yaduhaye kubaho hano ku isi ni umwanya wo gukundana, ni umwanya wo kubana, ni umwanya wo kubabarira. Ko turi abantu ushize twavuze ko turacumura, turatsitara, tukaba twacumuye, wakorora ukaba wacumuye, warahirya ukaba wacumuye. Nta muntu umenya igihe acumurira. Baravuga muri Bibiliya ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Ntabwo tugomba kwivuga ngo turi abanyabyaha. No, ntabwo Imana yanga umunyabyaha. Imana yanga umunyabyaha uticuza, utayigarukira ngo ahindukire avuga ati yikubita agashyi ati nacumuye, nahemukiye Imana, nahemutse kuri mugenzi wanjye, reka ngaruke mu nzira nziza. Urupfu ntabwo ari cyo kibazo. Urupfu tuzapfa, kandi urupfu Nyagasani Yezu Kristo ahantu henshi umupadiri wabisobanuye mu masomo ashize y'ushize turi ku munsi w'abapfuye le 2 Novembre.
tariki ebyiri z'ugushyingo yavuze ko Yezu Kristo twebwe ibyo twamba urupfu umuntu yapfuye tukarira ku rupfu ntabwo ari cyo kibazo. Yezu Kristo hari abantu benshi yakirije akababwira bati umuntu wacu yapfuye ngwino ugira icyo ukora. Yezu ati ntabwo yapfuye arasinziriye. Bantu nimumenye ko umuntu mugiye gushyingura ntabwo aba yapfuye, aba asinziriye kuko hari ibitangaza byinshi muri Bible Yezu Kristo yakoze. Azura umwana w'umukobwa, azura na Lazaro, inshuti ye Lazaro yari maze iminsi ine yapfuye. Bashiki bamubona karate ntabwo iyo haba mu mwigisha uri inshuti yacu, ntabwo musaza wacu yapfuye barira basaza. Yezu Kristo aravuga ati nimunyereka ahari, bataranuka nta nubwo wahegera. Hashize iminsi ine turarira ko gusa twashatse, ubwo nta matelefone bari bafite birumvikana ataraza. Iyo bayagira baba baramurembeje bahamagara ati Yezu rwose mucuti wawe warapfuye banguka cyangwa agira icyo ukora kuri telefone. Ariko Yezu Kristo yarababwiye ati ntabwo yapfuye arasinziriye. Nubwo harashize iminsi ine avuga ijambo rimwe gusa, imbere ikingura. Lazaro ati sohoka. Lazaro asuka mu bitotsi yari arimo arasa. Bivuga rero ko Imana yacu niyo bugingo. Yezu Kristo yaravuye ati ndi inzira, ukuri n'ubugingo, unyemera wese ntazapfa, azabaho ubuzima buhoraho iteka. Twemere Yezu Kristo, tuve mu bintu byo kwihorera, tuve mu bintu by'inzika, tuve mu bintu bya prideness z'amabwa z'amafuti. Sorry mvuze amabwa, ijambo ritari ryiza ndakunda gukoresha, ni ijambo bapenda ashaka kuvuga ibintu bidafite umumaro. Prideness zo ku munyarwanda zivuze iki? Je suis américaine, ndi munyarwanda w'umunyamerikakazi. Nta na gito nishimira muri ibyo ngibyo. Si ibyaga, ndi proud ko umunyamerika, ndi proud ko umunyarwanda, ariko igisumba byose I am so proud to be a Christian. Ndi proud ko ndi umukobwa wa Kristo, ndi proud ko ndi umukobwa wa Bikira Mariya mama Bikira Mariya, ndi proud ko ndi umukobwa we, ndi proud ko ndi mushiki wa Yezu, ndi proud ko ndi princesse. Je suis princesse. Pourquoi? Ndi princesse kubera ko mu maraso ya Kristo ntama naravutse mu ndi bushya. Mbu mu Kristo, nemera Yezu Kristo, nemera ko ari umwana w'Imana, nemera ko yaje hano ku isi kuncungura, nemera ko mu bo yameneye amaraso nanjye ndimo, kandi yayameneye kugira ngo nzajye kwicara muri ya ntebe b'abamarayika bamusuzugwe bahurudukanye mu ijuru na Rusufero bari gusuzugura Imana bigize nabi. Yezu Kristo yaravuze turarema muntu, hanyuma muntu bamaze kumurema Satani musanga muri Eden Garden, iramucumurisha umugore, acumurisha umugabo, bijya ku rubyaro, icyaha cy'inkomoko kiradukurikirana. Ariko Imana iyaturekura iravuga iti ndohereza jambo, arigira umuntu muri mwe abyarwe n'umugore uvuka ku isi, umuntu umugore nyamuntu n'uyu nguyu Bikira Mariya, umubyeyi wacu waraye nyina wa jambo, niwe nyagasani yenkaniye maravuka basa natwe, abana natwe, araducungura kugira ngo za ntebe abamarayika bahurudutseho mu ijuru basuzuguye Imana, ni twebwe bene muntu tuzazicaraho. Ntihagire rero babuza guharanira kuzicara muri izo ntebe, ntihagire umuntu ubakanyisha ngo urupfu niba uzasinzira ko Yezu Kristo azavuga ijambo rimwe uzuke n'umubiri ubengerana, umubiri uruta ubwiza uyu twambaye mubi. Uyu nguyu urwara ibiheri ukarwara ibiki ugasaza, tuzambara umubiri mushya utazigera usaza, tubane na Yezu Kristo watwicunguriye mu bwami bw'ijuru. Twemere Imana, duhindukire nyagasani, twicuze, twemere ivanjiri, twitanyure n'ibintu by'isi za pride z'amafuti nazisi z'amabwa, ariko nibyo ni iz'amabwa. Ngo ni proud ndi umunyamerika, ngo ni proud ndi umunyarwanda, ngo ni proud ndi umuyuke, whatever craziness. Ba proud kukunda Imana, kuru icyo gihe uzambara umubiri w'abamarayika. Kristo bavandimwe nagarukaga mvuga nti twiratane umuntu dufite, twirate ko tuzi kugira neza, twirate ko tuzi kumenya ko umuntu nyine ari umuntu, yewe n'inyamaswa tuzubahe. Ngira ngo mwagiye mubona abatagatifu benshi bakunda inyamaswa, ba mutagatifu Nindera, sinzi umutagatifu wakundaga inyamaswa cyane, Saint Martin de Porres, ntabwo nibuka wariwe neza, ariko nimba n'inyamaswa utagomba kwihohotera, none se umuntu mwene wanyu uramuhohotera kugira ngo bigende bite? Kuko tuzi ko Imana izanatubaza uko twabanye n'abantu
bacu Imana yaduhaye kubana nabo. Icyo kintu tukitwararikeho. Kizito Mihigo yavugaga ko nyine urupfu ntabwo ari cyo kibazo. Urupfu ntabwo ari cyo kibazo. Urupfu si rwo rugomba kuduhangayikisha ngo tubuze kubaho neza. Umwanya Imana yaduhaye kubaho hano ku isi ni umwanya wo gukundana, ni umwanya wo kubana, ni umwanya wo kubabarira. Ko turi abantu ushize twavuze ko turi ahantu turacumura, turatsitara, tukaba twacumuye, wakorora ukaba wacumuye, warahirya ukaba wacumuye. Nta muntu umenya igihe acumurira. Baravuga muri Bibiliya ngo n'intungane bwira icumuye karindwi. Ntabwo rero tugomba kwivuga ngo turi abanyabyaha. No, ntabwo Imana yanga umunyabyaha. Imana yanga umunyabyaha uticuza, utayigarukira ngo ahindukire avuga ati yikubita agashyi ati nacumuye, nahemukiye Imana, nahemutse kuri mugenzi wanjye, reka ngaruke mu nzira nziza. Urupfu ntabwo ari cyo kibazo. Urupfu tuzapfa, kandi urupfu Nyagasani Yezu Kristo ahantu henshi hari umupadiri wabisobanuye mu masomo ashize y'ushize turi ku munsi w'abapfuye le 2 Novembre tariki 2 z'Ugushyingo. Yavuze ko Yezu Kristo twebwe ibyo twamba urupfu umuntu yapfuye tukarira ku rupfu ntabwo ari cyo kibazo. Yezu Kristo hari abantu benshi yakirije akababwira bati umuntu wacu yapfuye, mwe nugira icyo ukora. Yezu ati ntabwo yapfuye, arasinziriye. Bantu nimumenye ko umuntu mugiye gushyingura ntabwo aba yapfuye, abasinziriye. Abasinziriye kuko hari ibitangaza byinshi muri Bible Yezu Kristo yakoze. Azura umwana w'umukobwa, azura na Lazaro, inshuti ya Lazaro yari maze iminsi ine yapfuye. Bashiki bamubona karate, ntabwo iyo haba mu mwigisha inshuti yacu, ntabwo musaza wacu yapfuye, barira basaza. Yezu Kristo aravuga ati nimunyereka ahari. Bataranuka nta nubwo wahegera, hashize iminsi ine turarira ko gusa twashatse. Ubwo nta matelefone bari bafite, birumvikana atarazi. Iyo bayagira baba baramurembeje bahamagara ati Yezu rwose mucuti wawe warapfuye, banguka cyangwa agira icyo ukora kuri telefone. Ariko Yezu Kristo yarababwiye ati ntabwo yapfuye, arasinziriye. Nubwo harashize iminsi ine, avuga ijambo rimwe gusa, imbere ikingura. Lazaro ati sohoka. Lazaro asuka mu bitotsi yari arimo, arahasa. Bivuga rero ko Imana yacu niyo bugingo. Yezu Kristo yaravuye ati ndi inzira, ukuri n'ubugingo. Unyemera wese ntazapfa, azabaho ubuzima buhoraho iteka. Twemere Yezu Kristo, tuve mu bintu byo kwihorera, tuve mu bintu by'inzika, tuve mu bintu bya prideness z'amabwa, z'amafuti. Sorry mvuze amabwa, ijambo ritari ryiza ndakunda gukoresha. Ni ijambo bapenda ashaka kuvuga ibintu bidafite umumaro. Prideness zo kumunyarwanda zivuze iki? Je suis américaine. Ndi munyarwanda w'umunyamerikakazi. Nta na gito nishimira muri ibyo ngibyo. Si ibyaga, ndi proud yo kuba umunyamerika, ndi proud yo kuba umunyarwanda. Ariko igisumba byose, I am so proud to be a Christian. Ndi proud ko ndi umukobwa wa Kristo, ndi proud ko ndi umukobwa wa Bikira Mariya, mama Bikira Mariya. Ndi proud ko ndi umukobwa we, ndi proud ko ndi mushiki wa Yezu, ndi proud ko ndi princesse. Je suis princesse. Pourquoi? Ndi princesse kubera ko mu maraso ya Kristo nta naravutse ngo ndi bushya. Mbu mu Kristo, nemera Yezu Kristo, nemera ko ari umwana w'Imana, nemera ko yaje hano ku isi kuncungura, nemera ko mu bo yameneye amaraso nanjye ndimo. Kandi yayameneye kugira ngo nzajye kwicara muri ya ntebe b'abamarayika bamusuzugwe bahurudukanye mu ijuru na Rusufero bari gusuzugura Imana bigize nabi. Yezu Kristo yaravuze turarema muntu, hanyuma muntu bamaze kumurema, Satani musanga muri Eden Garden, iramucumurisha umugore, acumurisha umugabo, bijya ku rubyaro, icyaha cy'inkomoko kiradukurikirana. Ariko Imana ntiyaturekura, iravuga iti ndohereza jambo. Arigira umuntu muri mwe abyarwe n'umugore uvuka ku isi, umuntu, umugore nyamuntu n'uyu nguyu Bikira Mariya, umubyeyi wacu waraye, nyina wa jambo. Niwe Nyagasani yenkaniye maravuka basa natwe, abana natwe, araducungura kugira ngo za ntebe abamarayika bahurudutseho mu ijuru basuzuguye Imana, ni twebwe bene muntu tuzazicaraho. Ntihagire rero babuza guharanira kuzicara muri izo ntebe. Ntihagire umuntu ubakanyisha ngo urupfu niba uzasinzira ko Yezu Kristo azavuga ijambo rimwe, uzuke n'umubiri ubengerana, umubiri uruta ubwiza uyu twambaye mubi,
ngo urwara ibiheri ukarwara ibiki ugasaza tuzambara umubiri mushya utazigera usaza tubane na Yezu Kristo watwicunguriye mu bwami bw'ijuru twemere Imana duhindukire Nyagasani twicuze twemere ivanjiri twitanyure n'ibintu by'isi za pride z'amafuti nazisi z'amabwa ariko nibyo ni iz'amabwa ngo ni proud ndi umunyamerika ngo ni proud ndi umunyarwanda ngo ni proud ndi umuyuke whatever craziness ba proud kukunda Imana kuru icyo gihe uzambara umubiri w'abamarayika Izayi rero muri Bibiliya nawe hari ahantu atubwira umutwe wa 57 umurongo wa mbere kujya kwa kabiri akatubwira ati intungane irapfa ntihagire n'umwe bibabaza abagira neza barashimutwa ntihagire ubarengera ni koko intungane ziricwa zizira akarengane ariko rero amahoro azaza maze abakurikira inzira itunganye bazashobore kuruhukira mwituze amen alleluya 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 Bakristo bavandimwe ngira ngo Bibiliya irimo ibintu byose dukeneye kugira ngo tumenye uko tuba muri ubu buzima tumenye kandi tuvungurirwaho gatoya ubuzima tuzabamo buzaba bumeze bute ubuzima budutegereje sinzi neza ibintu abantu bo kuri isi b'abagome baba batekereza iyo batekereye kwica abantu kugira irari ry'ubutegetsi kugira kuba greedy ugashaka gutunga ibintu bya nyamurenge kandi ukaba uzi neza ko nupfa muri ibyo bifaranga uhunitse ibyo bidege waguze ibyo bizubatse nta n'isente habe n'agasharu habe n'akantu gato bazagereka hejuru y'isanduku yawe uzagenda wambaye ubusa nk'uko wavuye mu ndanyo ko wambaye ubusa nose niba uzi ko ariko bizagenda kukiguherekeza ni kimwe rukumbi ibikorwa byiza wakoze kuri iyi si urukundo wakunze abo umugabo wawe umwana wawe umuturanyi wawe uwo mwiganye uwo mwabanye uwo mwahuye mu nzira uko wakoze aho wakoze ibyo nabyo Imana izaguciraho urubanza ese wabikoranye urukundo wabikoranye ukwemera wabikoranye gutekereza yuko iyi si atari yawe umunsi umwe Imana izayigukuraho kandi itanaguteguje cyakora n'ubikunda ntizagutungura kuko intungane ntago zitungurwa n'urupfu Nyagasani arazitegura zigataha zizi iyo zigiye ntihakagere rero bakangisha urupfu kisomerwa yabirimbye ati urupfu ni irembo ni ikibi kiruta ibindi hano kuri iyi si tuyeho ariko ku byerekeye ubuzima bw'abemera ni irembo ritugeza ku cyiza kiruta ibindi ntakagire rero gukangisha urupfu ngo akubuze kuvuga icyo wemera akubuze gutekereza uko wagomba gutekereza akubuze gukora ibyiza wagomba gukora ngo nuko wagukangisha ngo azaza kurase ngo azaza guta inzu zawe n'abapolisi nka kuriya bagose Cyuma Hassan Imana mu mugisha ari mu buroko n'abandi bose bazira ukuri bazira gutabara abaturage ngo bazagukidinapa murabona ko hano Zayi yatubwiye ngo bagira neza barabashimuta ntihagira nk'uko bashimuse Paul Rusesabagina baramushimuse ntabwo bikuraho yuko yarokoye abantu barenga 1200 muri Mirikorine icyo gikorwa kiranditse ahantu mu ijuru kiriho kashe ibyo wamukora byose ntawe uzibagirwa icyo gikorwa yakoze ntawe uzibagirwa ngeze Hasani ko yavugiye abaturage ba Kangondo n'abandi bose ariko bamujyanye mu buroko kuko nyine nta cyaha n'umuziranenge kuko yavuze ibinyuranye n'ibyo guverinoma ishaka ngo arimo arayisebya ngo yerekana uko atogera mbere nabi niba bakange muvuga ukuri muhagare ku kuri mukuzire ni mukuzira muzaba maritiri muzinjira mu bwami bw'ijuru abo bihambire ku by'isi ngo ku buyobozi ngo za position kuba ministre n'ibindi ntazi amafaranga ubutunzi iyi si izashya bavandimwe mbe babwire iyi si izatumuka izashya izazima ariko ibikorwa by'urukundo ntibizigera bizima na rimwe ndabarahiye ndabibabwiza ukuri kandi murabisoma mu ivanjiri namwe kandi murabizi namwe ko abatunzi batunze kuri iyi si bakayizirika ntacyo byabamariye naho bari ntaho hazi sibyo ko twemera ko bari mu muriro tw'abakatolika n'aho mu wagize nawe yapfa akajya mu muriro wagize neza
zitegereje kwambara umubiri mushya no kuzabaho ubuzima urupfu rwunga abantu n'Imana yabahanze bakaba mu rukundo rwuzuye rwa Data. Urwo rukundo icyo cyanga cy'ubuzima bwanjye, urwo rukundo niyo mizero y'ubugingo, urwo rukundo nicyo cyerekezo cy'ubuzima. Nicyo kibi kiruta ibindi, urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, ariko